muri equipe Sport tugiye kurebera hamwe 11 bagiye kubanzamo ijana kujana ni 11 bakoze imyitozo ya nyuma ku munsi w'ejo, ni 11 bari muri equipe ya mbere. Imyitozo ya Sport yabaye ku munsi w'ejo mu gitondo, aho Sport yaraye igiye i Rubavu ku mugoroba, ariko yari yakoze imyitozo mu gitondo. Na equipe 11 bakoze bari muri equipe ya mbere, muraza gusangamo impinduka eshatu enye n'impinduka enye zabaye kuri uyu mukino, haba mwiza mu muri Bediane ndetse no muri attaque. Ese uratekereza ari bandi bahindutse? Ikindi ngiye kugarukaho, equipe ya Sport yamaze gutombora equipe izahura nayo muri CAF Competition Cup. Amakipe yamaze kuba yagaragara, equipe ya Sport equipe zigomba guhura nayo na equipe izahura nayo kuri round ya kabiri. Ese bimeze bite? Ngiye kubigarukaho mu minota mike cyane. Murabizi ko Rayon Sport yigiye gukina, nzanga baterekamo 11 bagiye kubanzamo, ariko yo hari na kandi ka update gato. Ndaza no kubabwira kuri Shadrack Bing Bero uko gahunda zaje zihagaze, nimba araza gukina, nimba atari bwaze gukina, ndabwira nimba arugwaye cyangwa se yakize, nabyo ndaza kuba na abigarukaho ku buryo burambaye. Reka duhere kuri CAF Confederation Cup. Murambarira gato mfite umuvuduko kubera ukuntu Rayon Sport imanutse i Rubavu. So kuri iyi CAF Confederation Cup Rayon Sport yamaze gutombora equipe ya Singida yo muri Tanzania, niyo bazahura rwose tariki hagati ya tariki 19, 20 na 21 na 22 z'uku kwezi kwa 9. Rayon Sport igihe tuzaba twagize amahirwe yakuyemo Singida, Rayon Sport izahura na equipe izaba yabaye iya kabiri mu gihugu cya Libya. Ni mu makipe atatu arimo Al Ahly Tripoli ndetse indi equipe Rayon Sport ishobora guhura nayo mu gihugu cya Libya ni Al Ahly Benghazi. Niyo kipe Rayon Sport ishobora guhura nayo mu gihe yaba yakuyemo equipe ya Singida muri Tanzania. Gose nizere ko aba bahungu ba Latifi bazakora umuti. Ni equipe ya Singida ikomeyemo ukuntu, equipe ya Singida isa nkaho ikomeye, ariko iyi championa ya Libya irarangira ku wa gatandatu w'icyumweru gitaha. Nibwo gose bazagira gute equipe izagira gute izegukana igikombe, izakina umukino wa nyuma. Tugahita tumenya ngo SR Sport igihe izaba yakuyemo equipe ya Singida izahora ni equipe yo muri Libya. So rero ni uko nguko gahunda zihagaze. Kuri Shadrack Bing Bero aracyafite akanoke. Uyu munsi nagagomba kugaragara kuri match Rayon Sport igiye gukinamo na Etincelle mu Irubavu. Shadrack ntabwo ari tayari, ntabwo ameze neza cyane. 11 rero uti ibihagaze gute uyu munsi? Nazanye umuvuduko nko Rayon Sport igiye gukiniraho. 11 mwizamu hahindutse umuzamu yitwa Ndikuriyo Pasia umurundi. Gose uyu munsi niwe ugomba gufata izamu rya Rayon Sport. Back four y'abakinyi, back 3 y'abakinyi batatu barimo Nshimiyimana Kabange, Emery Bayisenge yagarutse patron wa defense yitwa Fabrice. Uyu mupeti gose arimo arabyitwaramo neza cyane, arimo arakina ku rwego rwo hejuru. Abakinyi barimo Nsemani Mabre Sudianye, bitondere uyu mupeti gose arimo arakotana cyane, yitwa Fabrice Nshimiyimana nawe gose. Kuri back wing cyangwa se kubakinyi barakina ku ruhande, n'abakinyi babiri badahinduka barimo Serumugo Al. Uyu mutaramu gose nawe yagarutse kuri passe nziza cyane, aba atamika hariya imbere zamo, yitwa Musore Prince umurundi wa equipe nationale. Rimwe na rimwe ajya ahamagagwa gake. Uyu musore nawe yagarutse kuri gatatu, ariko yitonde cyane. Dufite umupeti ukiri muto cyane ushobora kuzakina equipe y'igihugu Amavuye, yitwa Simple Jesus. Simple Jesus abarimo azamuka nka Maricero, abarimo azamuka bya danger. Yitwa Simple Jesus nawe araza gusimbura mu gice cya mbere. Gose igice cya mbere kirangira numwe muraza gusimbura hakiri kare. Muri Mediane rero utiho bihagaze bite? Mediane ya Rayon Sport irimo abakinyi batatu bakurikira. Mugomba kuza kubona Mediane ya Rayon Sport kuri iyi saa 9. Muraza kubonamo umutalamu, ni uyu mutalamu yitwa Narindwa Aimable. Akaba hari undi mutaramu uri imbere ye yitwa Tambwe Gloire. Baraza gukina abateganye nk'abakasertifike. Rayon Sport yamanutse mu mwambaro mushya. Rayon Sport iraza kuba yambaye umwambaro
mushya cyane. Rayon Sport mwabonye ko imyambaro yayo yasohotse, Rayon Sport irakeye, Rayon Sport imeze neza cyane. Nahoze ndeba abakobwa bateretseho bamutemba shyushyu, ndavuga ati noneho nanjye naza kuva mu bintu by'ingarago. Rayon Sport atetseho bamutemba shyushyu, ibintu byari bikomeye cyane. Kuri nimero 10 hariho Bigirimana Bedi aka Superstar. Uyu ni umutaramu rwose. Narebye uwitwa Musa Omar takire yamuhushije, narebye uyo yayisimbutse ndavuga ati inna lillahi, ndavuga ati wow, congratulations kuri Bigirimana Bedi uburyo arimo aritwara. Imbere yabo gato abataramu babiri batari bari cyane, haraza kuba hari uwitwa Aziz Basanye Kulanyi, uyu mutaramu w'umunyakameroni araza kuba ahabaye cyane. Harabari kumwe n'umutaramu witwaye neza cyane, mwaramukunze cyane, muramukunda, murongera muramukunda. Nimba ari gutekereza mwandike muri comment mu gihe nataramu ukomozaho. Reka mbahereza amasegonda 5 mumbwire umukinyi Aziz Basane araza kuba ari kwatakana nawe. So rero Aziz Basane numwe mu bakinyi mwakunze, uraza kuba uri kwatakana na Aziz Basane, yitwa Tony Sekitoga. Monsieur Polope no mutaramu rwose umeze neza cyane, abarimo baro iramukurikira cyane. Tony Sekitoga muraza kumubona uko yitwaye kuri match ya Gorilla Ingoma, niko muraza kubona n'uyu munsi rwose araba ari tayari cyane. Bamwe mu bakinyi bagomba gusimbura bamwe mu bakinyi bagomba kuza gusimbura hakiri kare barimo Mohamed Shari, barimo uyu mutaramu Rushema Chris. Aba ni bamwe mu bakinyi baraza gusimbura ababanje mu kibuga. So nababwira ngo mugire ibihe byiza cyane. Rayon Sport amakuru yayo kuri uyu munsi nuko nguko byifashe. Nababwira ngo mugire isata nziza cyane, ikigoroba cyiza cyane. Rayon Sport munagenge kandi ubungiye kwirebera match. Let's